hagarika abantu bagushira muri groupe ya WhatsApp uko biboneye batagusabye uburenganzira. Hari ukuntu byuka mu gitondo ugasanga abantu bagushize mu magroupe, groupe y'ubutembere, groupe y'ubukwe bw'umwana mwiganye muri bibiri. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wahagarika abo bantu kugushira muri groupe za WhatsApp batagusabye uburenganzira. Mbere yuko bagushira muri groupe runaka bakamanza baguha link wabona ari groupe gufitiye umumaro ukajoininga. Icyo ngusaba ni ukureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, ubundi ukareba uburyo wahagarika abantu bagushira muri groupe ya WhatsApp batagusabye uburenganzira. Fata telefone yawe nkwereka uburyo wabigenza. Uraza kuri application ya WhatsApp bisanzwe, ukande kuri tutudomo dutatu, ujye hano kuri settings, uze hano muri privacy, umanuke gatoya, ujye hano handitse groupe, ujye hano kuri aka kantu ka gatatu, ugafungure utegereze. Urabona nibifunguka bitewe nuko ngewe nabikoze, nta muntu wapfa kunshira muri groupe ya WhatsApp ko yiboneye. Iyo wabikoze usanga kano kazeru k'umutuku harimo akantu k'umukara kavivuye, ariko iyo utabikoze usanga bimeze uko. Niba usanze utarabikoze uraza hano hejuru utudomo dutatu ukande huko, nurangiza umanuke ureba abantu bose bufite, nimba bose bagiyeho akavi, nurangiza ukande hano utegereze updating. Yes, uko byakunze. Iyo bisubiye inyuma ahantu uri kubona haje akantu kumweru hano ahangaha uri kureba, ibintu biba byakunze. Ariko kugira ngo making sure neza ko byakunze, iyo ushaka urongera ugakanda ugasubiramo ukareba abantu bawe bose nimba bagiyeho akavi. Icitondegwa, buri uko wakiye nomero nshasha muri telefone yawe ujye ugenda ujye mwabura buryo nayo uyishireho akavi, kuko uko bwije nuko bukeye tugenda twakira nomero nshasha. Uko wakiriye nimero rero ujye ugenda uyishireho akavi, ejo utazasanga bagushize muri groupe ya WhatsApp ngo bino bintu ntago bikora. Buri uko wakiye nimero uragenda ukanyura mwaziranzira ukayishiraho akavi kugira ngo budaca nawe ugasanga yagushize muri groupe ya WhatsApp. Niba muri telefone yawe bikunze, twandikire muri comment, unamfollowing, ukore like, share kugira ngo ubutaha ka video tuzakora katazagucika.